My guys, nkomeje kubasuhuza mbashimira icyizere mudahemwa kongerera. Nkaba ngiye kubereka se ni gute wabasha gufungura TikTok account. Ese wabikora ute, byagenda ute? Uraza hano ngaha hasi, hano hasi, urabanza ugaruka inyuma, urabona ko njye n'urugero yari imeze nk'ifunguye. Uraza ukande kuri TikTok, nyuma gukanda kuri TikTok urabona gutya ushobora kuyikoresha nta channel ariko mu gihe ushaka gupostinga ntabwo byakunda. Uraza hano ngaha hasi kuri profile, uyihuze na email yawe, ukande kuri Google, continuous, ukande kuri Bayizere. Iyi niyo Google account irimo. Numara kuyihuza urarindira gato kubera ikibazo cya connection. Loading. Gutya rero bahita bakubaza igihe wavukiye, ushyiramo nyine nawe igihe wavukiye, ukakanda next. Maze gukanda next bahita baguhereza izina ryawe, bakahita create username, ugashyiramo izina ryawe ryose. Wamara gushyiramo izina ryawe, ahasigaye ukandikamo izina ryawe ushaka gufungura kuri TikTok. Wamara kuryandikamo, hano ngaha bahita bamera nk'abagukosoye, ugakanda kuri signal, ukarindira gatoya, kugira hano hasi baranabiguhereza, ukayikandamo, ugakanda kuri signal. Gutyo urabona ko twafunguye account kuri TikTok. Dore ngiyi account yacu Bayizere Daniel, ngiyi nta kintu na kimwe baratwereka turashyiraho. Ndagushimira nawe mushyashya kuri ino channel yacu, kugira ngo ukomeze kurushaho kubona izi video, kanda subscribe ndetse na comment ndetse na share kugira ngo urusheho gukomeza kubona video zanjye.